tudatinze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba mbere ibice n'icumi na bitandatu umurongo wa 13. Abakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 3. Ndahagarariye gusa kuri ayayo. Reka tusome yose. Aravuga ngo mube maso mwishingikirije kuwo twemera, mube abagabo b'intwari kandi mukomere. Amen. Wenda bafite Bibiliya yera yindi Bibiliya ijambo ry'Imana bahasoma bakumva. Ijambo ryanjye nshaka tuganira ni irya mbere rwose ngo mube maso. Ndashaka tuganira ku ijambo ryo kuba maso. Kuko nari mbivuze mbere, ndashima Imana kuko twongeye kubonana nawe. Birashimisha iyo twari kumubushize aha ni mu rugo ko bayoboza ba mbere, kuba nagarutse mu rugo biranshimishije cyane, kuba nasanze muri bazima mukamaze kubonana. Imana ishimwe kuko twese tukiri bazima kandi tukiri mu ijambo ry'Imana. Rero ijambo nshaka tuganira ni ingaruka zo kuba maso. Hari kuba maso, hakaba n'ingaruka z'umuntu utabaye maso. Turaganira ku bantu 3 cyangwa 4 bagizweho n'ingaruka zo kutaba maso. Si ubundi kuba maso ni iki? Twibagiye kuba maso. Ni ryari umuntu aba maso? Ni ryari umuntu atagomba kuba maso? Mu buzima busanzwe turabizi ko kuba maso niyo umuntu akanura gutyo turi maso. Hakaba no kuba maso kenshi iyo abantu bari mu kazi babera maso ibintu barimo bakora kugira ngo babikore neza. Hari abarara amajoro bakora, yewe n'abakora amanywa burya baba bari maso, kuko ibyo bakora babibera maso kugira ngo babikore neza. No mu buzima bw'umubiri bwo mu mwuka nako hari kuba maso. Umuntu yasinzira ari maso, umuntu yagenda ari maso, kandi umuntu yagenda anasinziriye. Dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 15 umurongo wa 12 kugeza kuri 20, turahasanga ingaruka z'umuntu wa mbere utarabaye maso. Ibrahimu turabizi ko yari inshuti y'Imana twese, kandi yavuganaga n'Imana kenshi, yageraga na communication n'Imana kenshi. Bukeye Imana iramubwira ngo nahitambire igitambo, ayisaba ibintu 3: uzana inyana, uzana inuma, arabizana, ariko imuha ikizamini. Iramubwira ngo iki gicaniro kibere maso, ntihagire ikintu na kimwe cyitura ku gicaniro kugeza izuba rirenze. Imana imuha icyo kizamini. Ibrahimu aracemera, aragikora, arwana n'ikizamini, ariko arananirwa, arasinzira. Ntiyabera cyagicanira amaso. Birangije inyoni ziraza zicituraho, yitera hejuru zakigezeho. Imana iramubwira ngo kubera ko wasinziriye
abazagukomokaho bose bazajya mu buretwa imyaka 400. urumva ingaruka rero zo kutaba maso. aramubwira ngo ibyo wakoze byose wabikoze neza, ariko kubera ko wananiwe no kutaba maso, wananiwe no kugira ngo ube maso ku munota wa nyuma, abagukomokaho bose ngiye kubajyana mu buretwa imyaka 400. muri y'Abisiraheli byaturutse kuri se wo kwizera ari Aburahamu. ariko aramubwira ngo nubwo bagenda ariko nzongera mbagaruka, kubera ko narahiye ko nzabaho kino gihugu. ibo bazajyayo bamare imyaka 400, ariko nzongera mbagarure, ariko igihano kigomba kubaho. ingaruka zo kutaba maso nizo rero. wari uzi ko ari wowe ubereye umuryango wawe maso, kubera ko utari maso umuryango ukaba warabuze ibyiza wahombye kubona, cyangwa ugasanga umuryango wawe uri mu buretwa utabizi. wenda ni wowe wawurariraga, ni wowe wawusengeraga, ni wowe wawuberaga amaso, ariko nawe warasinziriye, bituma ubwoko bwawe, umuryango wawe, umugore wawe, umugabo w'abana bawe bajya mu isi. ndakwifuza gukanguka kugira ngo ubere umuryango wawe maso. ushobora kuba ugenda ubugingo bwawe bwarasinziriye, ukibwira ko ukiri muzima, ukibona, ariko ugasanga uri mu buretwa utabizi. ikiza cya Aburahamu we, Imana yaramubwiye ngo bazagenda mu buretwa, ariko wowe umutima wawe warasinziriye, uri mu buretwa, umaze iminsi mu buretwa, ntuzi aho uri. ndakwifuriza gukanguka kubera amaso ubugingo bwawe. turi hafi yo gutaha, turi hafi yo kwimurwa, turi hafi yo gutaha iwacu tukava mu gihugu cy'abandi. turi mu buretwa. Israheli bagiye mu buretwa, ariko bakomeje kwizera Imana yabo, bakomeje kubaha Imana yabo, kugeza umunsi Imana yabacuye iwabo. Aburahamu ntabwo yabereye maso ubwoko bwawe. burya ajya kuba maso ntabwo baba baragiye mu buretwa, baba baragiye kubabaja bakora imirimo y'agahato. twese tuzi imirimo bakoraga ko ari imirimo igoye. tugiye mu gitabo cya Matayo ibice 25 uhereye kuri 6 no kuri 13, turasanga umugani w'abakobwa 10. abakobwa 10 bari babana mu rusengero, bari abakozi b'Imana, bakoraga umurimo w'Imana. bamwe bibwira ko ari abakozi b'Imana, kuko aha turi ntabwo tuzi uyikorera utayikorera. twese twaje mu materaniro, twese twiteguye kujya mu ijuru, twese twiteguye ko impanda yavuye umunsi twagenda. twese dufite amatabaza yacu. buri muntu hari arimo akora yihuta kugira ngo ejo nanjye nzagende kimwe n'abandi. ariko isaha yarageze, hamenyekana koko abari biteguye n'abatari biteguye. mu gice kukinishe bose barasinzira, ariko basinzira bamwe amatabaza yabo akirimo bitoro. amatabaza yabo yaracanye. hari abantu benshi wenda batakuriye iwacu, hari amatara wagiraga, utashaka kuzimya itara ukamanura gusa urutambi buke, washaka kurizamura ukazamura. hari niba babikora ugasanga peteroli yashize, ugasanga itara ntirikimurye cyane. abo nabo niko byabagendeke.
agasaku ngo bihutiye kuzamura urutambi rwabo. Abatanu birashoboka, abandi batanu birananirana. Batangira kwinginga bagenzi babo, mwatubabariye, mwaduhaye ku mavuta kwa yacu yazimye. Barabwiye ngo ayo dufite araduhagije ntitwayagabanya n'abandi. Nasomye igitabo gisobanura Bibiliya kivuga ngo amatabaza bari bafite ngo yasabwaga kongeramo amavuta buri minota 15. Bivuze ko ningiraho nguha nyuma y'iminota 15 ndabarayo nongeramo. Bigira inama yo kujya gushaka aho bagurira amavuta. Wa mwanya basohotse nyiri bukwe araza. Mani tubabariye cyane. Wa mwanya wibwira ko reka uyu mwanya noneho reka ibyo ndimo reka mbiretse. Wa mwanya bivuyemo nyiri umwanya nawe araza. Aje bari afite amatara yabo barinjira. Abandi aho birukiye ni hahandi basengeraga. Bashobora kuzaza ahangaha mu rusengero bibwira ko basanga pasiteri yongera bambwire bya bindi, basanga pasiteri atagihari. Bagenda mu cyumba cy'amasengesho bibwira ko bagiye kuhagura amavuta yo kugira ngo bongere bacane, basange imiryango irakinze. Baje ku mukozi w'Imana bakomanga wenda kwa pasiteri cyangwa baje kwa Emmanuel bakomanga ngo Emmanuel yaratubwirizaga, basanga Emmanuel adahari. Wa mwanya wo kuzenguruka naho abandi binjiye kandi nyiri bukwe yakinze. Baragarutse barakomanza. Mwumve ikibabaje, yarabarahiye ngo ndabarahiye ntabwo ndazi. Nagahinda gakomeye kumara imyaka irenga 10 tugendana za Bibiliya, turara amajoro, twaranze gusa n'abandi. Wamuze kababwira ngo nta n'umunsi n'umwe nigeze nkubona. Bivuze ko nta munsi twabaye maso, twari twiryamiye. Bene data, reka tubere ubugingo bwacu maso. Umuyobozi wa gahunda yavuze ngo bakunda gutungura abantu. Mugisha nzakubwira ngo uraza kuririmba, mu gihe nimpagera nigiramo yo kuyobora nzagutungura. Bivuze kuko muzaje mubona yayoboye, muzaje mwitegura ko time yagutungura kora mu rwego ruririmba. Nuko no kuza mujye bizaba bivuze. Ntabwo tuje umunsi. Hari indirimbo twavutse baririmba. Mwamageze ku irembo. Baracyayiririmba. Uko wayiririmbye yarazi kugeze ku irembo. Uyiririmba uyu munsi aravuga ko kugeze ku irembo. Ariko ibimenyetso bigaragara kuza twabonye byinshi. Biragaragara kabisa birahari. Itabaza ryaburira cyane. Harimo amavuta ahagije. Cyangwa ndaza kuyashaka haryo bagera mu gitera. Wa mwanya ugiyeyo twinjiye. Igihe cya Nowa baramusekaga ariko ngo bibaze gukomera. Baraje ngo batukengure. Arabwira ngo wapi. Nanjye urimo sifite aho nari. Suko mbanga. Ariko sinzi ukuntu yakinze. N'urugo ikintu ubona yakinze. Abakobwa baraje barakomanga. Arabwira ngo ntabwo nigeze mbona. Ngo niyo mpamvu mugomba kuba maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Tugiye mu gitabo cy'Abami ba mbere
ibice bitatu umurongo wa 16 na 20. Twasome Abami ba mbere ibice bitatu umurongo wa 16 wa 20. Ariko reka dusome gusa wa 19 na 20. Ijoro rimwe umwana w'uyu mugore arapfa kubera ko yamuryamiye. Nuko rero Nyagasani uyu mugore abyuka mu gicuku usinziriye, ajyana umwana wanjye warundyamye iruhande, amuryamisha ku buriri bwe. Noneho uwo wapfuye amuryamisha iruhande rwanjye. Turasanga amakuru y'abagore babiri. Abagore babiri uhereye hepfo ngo babanaga mu nzu. Sinshaka no kuvuga amazina ko ngo bitwaga indaya, ariko si ngombwa kumenya icyo bitwaga. Umwe ngo arabyara, nyuma y'iminsi birabyaye undi arabyara, bafite impinja zibiri. Nta wundi muntu babana mu nzu, bombi bararyama. Uwa mbere arasinzira kubera ibitotsi, aryamira umwana warapfa. Yiteye hejuru asanga umwana we yapfuye. Arebye hakurya areba mugenzi we nawe yasinziriye yaryamye. Aragenda amwiba wa mwana we muzima, afata uwapfuye amuha wa wundi. Urya nawe yikanguye asanga umwana we yapfuye, agiye kumwoza. Ngo arihangana, mu gitondo agiye kureba asanga umwana atari uwe, ahubwo asanga umwana uri hakurya muzima ari wowe wiwe. Ubwo bagiye ku mwami, bagiye kuburana, aho simpajya ndaza gusanga ku bitotsi. Umwe yararyamira umwana we. Urumva ingaruka z'ibitotsi? Kuryama ukaryamira umwana bakageraho n'ahapfa. Impano yawe aho ntiwayiryamiye ivaho burundu. Warasengaga, impano yayiryamira pe kikibaho. Barakubona ugenda bakavuga ngo dore wa munyamasengesho, nawe atazi ko impano wayiryamiye. Uyu mugore yicuye aravuga ngo umwana wanjye yapfuye. Agize kuryamira umwana waramwishe, agize no kongeraho kwiba. Ajya kwiba yiba undi waryamye wasinziriye. Wa undi nawe asanga yasinziriye. Tekereza ko ukora umwana mu gituza bakamujyana bakamushyira ahandi. Biteye agahinda. Usinzira, umwanzi akaza akakwiba impano yawe, akakwiba umurimo wakoraga, akakwambura umurimo wakoraga. Wari uranzwe n'ibyishimo, n'ubu abantu basigaye bakubona bagasanga warahindanye, warahindutse. Ingaruka z'ibitotsi. Aba bagore bombi batubera urugero ku buzima bwa buri munsi. Njyewe naryamiye impano yanjye irapfuye. N'igihe mbyukiye sinshatse ya mpano yanjye, ngiye kwiba iy'undi. Kandi nanyiba sinikoresha nk'impano, ngira gusa ngo nisiga ya mpano yiwe. Twarwana n'ibitutsi, twasenze. Yesu ajyana n'abigishwa be gusenga i Getsemani. Yabwiye Petero na Yohana na Yakobo arababwira ngo musigara aha mumfashe gusenga, nanjye ngiye gusenga. Yabaciye n'ibice bibiri, yasize bamwe arabwira ngo nimwe mudutegereza. Ajyana n'abajya batatu bageze ahandi, n'ababwira ngo nimuntegereza, ajya ahandi. Inshuro eshatu zose yagarukaga yasangaga baryamye.
bwa gatatu yabwiye Petero ko Petero unaniwe no kubana nanjye byibuze n'isaha imwe. Yaragenda agasenga agaruka agasanga barasinziriye ko mwaryama ngo musenge mutazagwa mu bushi. Agasubirayo akibwira ko bumvise. Yagaruka tuzabuje Petero akoze Petero byibuze n'isaha imwe irakunaniye kubana nanjye. Nubwo yabwiye mu mpamvu tugende kuko ushaka mwana w'Imana yaje. Bene data, gusenga nicyo cyatuma tuba amaso kandi dusenga ryari. Hari abantu hari ibintu byeze byo gusenga iminsi 40. Ngende ndi mu yitatu ndasenga iminsi 50. Nge nambwira abantu ngo gusenga ntabwo bigira iki. Nta minsi 40 haba yo gusenga, nta minsi 50 haba yo gusenga. Ese ubundi ya 40 itaraza bakoraga iki? Nyuma ya 40 hazakorwa iki? Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo musenge ubudasiba. Muri ino Bibiliya aravuga ngo musenge ubutitsa. Mbese nta mwanya wo guhumeka ibindi. Gusenga ubutitsa. Hari umugabo babajije ngo se ko tubona ibyawe bitera imbere mu byo kwizera, tutarakubona n'umunsi w'umupfukama iminota 15 usenga, ubigenza uti? Arababwira ngo ntabwo nari namara iminota 15 mfukamye nsenga, ngo nta nubwo nari namara iminota 15 ndasenga, ngo bigenza uti? Arababwira ngo nsenga buri munsi, ngo nsenga buri saha, ngo nsenga buri hantu hose. Ntabwo uzasenga uhumirije, ntabwo uzasenga wikoreye ibintu ugiye gusenga. Amasaha 20 uri mu kazi ushobora kwemera usenga kandi unako. Kuba maso ni gusenga ubudasiba. Ushobora kujyana nawe ndi mu masengesho ubutabizi, kubera ko ngewe mfitanye communication n'Imana ndimo ndasenga. Gusenga si ngombwa ngo abantu bose babimenye, kubera umutima wa maso si ngombwa ngo bitangaze abantu babimenye. Ejo bundi numvise umugabo avuga ngo bavuye cyangwa bagiye Kigali ngo bahurutse Nyungwe, ngo umwana w'umukobwa mutoya ngo umwami ngo amen. Avuganye amen, Imana ishimwe ko duhurutse Nyungwe. Ndaramu ngo se buryo ari musenga, arabwira ngo ntabwo babimenye, ngo bizwe nanjye n'umutima wanjye. Nidushaka kuko batatwiba impano zacu, nidushaka kutaryamira abana bacu arizo mpano twahawe, dusenga ubudasiba. Nidushaka ko Satani atwiba impano twahawe, dusenga ubudasiba. Nitudashaka ko abana bacu bazaja mu buretwa igihe kirekire, tubabere maso, ni ugusenga ubudasiba. Nidushaka kuko wa munsi naza akaruruka mu kuvuga impande maze kuvuga amatabaza yacu ahora cyane, kugira ngo amavuta duhorana amavuta mu matara yacu, ni ugusenga ubudasiba. Usenga uri mu kazi, usenga uri mu ivugabutumwa, usenga urwaye, usenga urwaje, usenge utuje, usenge uri mu mahoro, usenge utari mu mahoro. Ndarangije. Ese uri maso? Itara ryawe riracyanye? Harimo amavuta ahagije? Ndakwifuza gushaka amavuta, itara rihorera cyane, itabaza rihorera cyane. Usenge mu gitondo, usenge ku manywa, usenge nijoro, usenge uri mu kazi, usenge uri kumwe n'abantu, usenge uri wenyine, usenge wiherereye, usenge ku mugaragaro, usenge uvuga cyane, usengere mu mutima, ariko usenge iteka ryose, usenge buri munsi.
Imana iduhe umugisha. Amen.